Ikaze nanone kuri Gisa Foster TV nk'uko nabibemereye kandi nabibasezeranyije, hari amakuru nzajya mbaha ajyanye n'ubuzima bwanyu bwa buri munsi, hamwe uzajya ukenera no kujya kwa muganga ariko ukaba ufite amakuru make. Waba uri mu kazi, waba uri mu rugo, aho waba uri hose, hari amakuru y'ingenzi uba ukeneye kumenya. Hamwe ujya kwa muganga ukavuga ngo iki ni ngiye kwivuza kimeze uku nguku, sibyo? Ni ukuvuga ngo uyu munsi nabazaniye umuvuduko w'amaraso. Umuvuduko w'amaraso ni blood pressure cyangwa se tension arterielle. Aha rero twihuse n'abarambiwe ko ndakoresha iminota mike cyane dore ndi mu kazi ndiyibye, mumbaye kuri aya makuru. Iyo umutima wawe utera wohereza mu bice bitandukanye by'umubiri amaraso meza binyujije mu mijyana arteries. Iyo imbaraga umutima ukoresha ari nyinshi biruta izisanzwe, amaraso agendera ku muvuduko wo hejuru. Ubusanzwe igipimo cyemewe ni 120/80, aribyo byerekana ingufu ziba ziri mu mutima igihe wohereza amaraso mu bice bitandukanye mu mubiri n'izirimo umaze kuyohereza, aribyo bizwi nka systole kuri diastole. Iyo rero icyo gipimo cyarenze 140/90, biba bivuze ko umuntu afite uburwayi bw'umuvuduko udasanzwe w'amaraso. Ibipimo bibarwa mu mibare, handikwa umubare ugaragaza umuvuduko w'amaraso igihe umutima uri gutera kandi wohereza amaraso, aribyo twita systolic pressure, hahandi hejuru ya mibare myinshi mujya mubona. Naho ugaragaza umuvuduko w'amaraso igihe umutima uri kuruhuka witegura kongera gutera, nibyo twita diastolic pressure, ni ya mibare yo hasi, sibyo? Wenda mberekeye ndaje nipime mu kanya gato mbereke, ariko mbere gato kuri iyi foto iri hano. Ya mibare yo hejuru ngiriye ni systolic pressure 135, ni igihe umutima uri kohereza amaraso. Igihe umutima uri kuruhuka ni diastolic pressure, ni 85. Uriya kiriya kindi mubona hasi cyanditseho pulse ni inshuro umutima utera mu gihe cy'umunota, ni 70 hariya ziriho. Ubundi zo ziba ziri hagati ya 60 n'ijana, aho ngaho uba uri muzima. Umuntu mukuru rero umuvuduko usanzwe w'amaraso ugomba kuba muzi nibura 120, sibyo? Kuri systolic pressure ya mibare yo hejuru igihe umutima uri gutera kandi wohereza amaraso, ndetse no munsi ya 80 diastolic pressure igihe umutima uri kuruhuka witegura kongera gutera. Ariko tukavuga ngo ni 120/80, cyangwa se tukavuga ngo umuntu mukuru agomba kuba ari hagati nibura, na kano gatabo karabyerekana neza, nzabarangira ahantu muzagakura, nibura no kuva ku 120 kugeza ku 129 systolic pressure. Diastolic pressure ni 80 kugeza kuri 84. None iyo bizamutseho gato ariko biracyari bisanzwe, ariko biri mu nzira yo kuzamuka, ya systolic pressure yacu igihe umutima uri gutera wohereza amaraso uzaba ibipimo bizabera hagati y'130 kugeza ku 139. Noneho cyagiye umutima uruhutse yitegura kongera gutera ngo wohereza amaraso, ibipimo bizabera hagati ya 85 na 89, sibyo? Noneho iyo umuntu atangiye kugira uburwayi, atangiye mu nyumve neza, atangiye kugira uburwayi, ntabwo burakara cyane ariko bwajemo, ni hahandi umuntu aba ari ku 140 kugeza ku 159 kuri systolic pressure, hasi ari kuri 90 kugeza kuri 99. Aha rwose icyiza gana muganga akugira inama. Iyo rero warenze aho ngaho ukarenga 159 kuri 99, n'ubundi uba warageze kwa muganga. Aha ngaha uba uri ku miti. Nongere mbibuze ko igipimo kiri normal cyangwa gisanzwe cyagaragajwe n'ubushakashatsi nk'uko tubibona ni 120/80.